nyuma yaho hashyiriweho ihuriro nyunguranabitekerezo rihuza komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu. Ubuyobozi bw'iyi komisiyo buratangaza ko ibyagezweho ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri leta harimo gufatanya kwigishaho bashyize imfashanyigisho zijyanye n'uburenganzira bwa muntu, dore ko aho u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Gusa Karemera Peter, umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, avuga ko iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda rihagaze neza, dore ko biri ku kigero cya 85%. Aha umuntu ahita yibaza impamvu u Rwanda rutagera ku 100% mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu gusubiza iki kibazo, Karemera Peter, Vice President w'iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, avuga ko hakigaragara abaturage bagihutazwa bitewe n'imitungo y'imiryango ndetse n'imfu za hato na hato zigaragara bitewe n'amakimbirane mu miryango. Ntibibuza rero ko aha naha hirya na hariya usanga hari abaturage bahutarijwe uburenganzira cyane cyane kubw'umutungo, cyane cyane uburenganzira duhora nabwo mu giturage n'ubw'umutungo bujyanye n'amasambu, bujyanye n'ubuharike, bujyanye no kwicana mu ngo, bujyanye n'abana batishuri. Ibyo byose rero ni ibintu tubona yuko bihungabanya uburenganzira bwa muntu. Guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'urugamba rutarangira hirya no hino ku isi, ari nayo mpamvu hagomba kubaho ubufatanye bw'imiryango yose iharanira uburenganzira bwa muntu, hakorwa ubuvugizi nk'uko abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu babitangaza. Urugamba rw'uburenganzira bwa muntu n'urugamba rurerure, ko abantu bagenda bashyiraho ingamba zo kurengera umuntu. Hariho n'abadakurikiza izo ngamba cyangwa abantu bakomeza kubangamira uburenganzira bwa muntu bagenda bavuka umunsi ku munsi. Niyo mpamvu ingamba rimwe na rimwe hari igihe ziteganya ariko ntizishyirwe mu bikorwa nk'uko byagakwiye, bitewe n'ibibazo by'uburenganzira by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu bigenda bivuka umunsi ku wundi. Ariko tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira bwa muntu bube bwakubahirizwa 100% aho bishoboka hose. Iyo hakorwaho ijanisha mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, komisiyo ibifite mu nshingano igendera ku ngero zigaragara mu gihugu ndetse na raporo zikorwa n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu. Gusa akenshi iyi miryango mpuzamahanga ntihwema kugaragaza agatotsi kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, bimwe biba bihabanye n'ukuri kw'abanyarwanda. Ariko kandi imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu ivuka nyuma yaho hagaragaye ko hari aho uburenganzira bwa muntu butubahirizwa, nk'uko bigarukaho na Leonce Mukankurunziza uhagarariye urugaga rw'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Urebye kugira ngo sindika ivuke, nuko twari twamaze kubona ko hari ibibazo abacukuzi b'amabuye bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi. Hanyuma tumaze kuganira nabo, twiyemeza kugira sindika duhuriyemo kugira ngo turebe ibyo bibazo ndetse dukore n'ubuvugizi. Harimo ibibazo byinshi bitandukanye, kuko harimo nk'abantu batagira amakontra, cyane harimo abantu batagira ibikoresho bakoresha. Ibyo byose niho bituma dutangira sindika. Buri muntu wese afite uburenganzira ntakumirwa bwo gukora icyo ashaka, ariko hatabangamiye umutekano w'igihugu, kugaragaza ibitekerezo bye ndetse no gutura ahashaka hose mu gihugu. Hakuriye kongerwa ubukangurambaga bugamije gusobanurira abanyarwanda uburenganzira bwabo, dore ko butagurwa. Icyashyirwamo ingufu mbere na mbere n'ubukangurambaga, buri muntu wese akamenya uburenganzira bwe, kuko uzi uburenganzira bwawe arabuharanira. Niyo abantu bazi uburenganzira bwabo, si ngombwa ko abantu bajya kwintervena ngo babafashe kubuharanira, cyangwa no gukora ubukangurambaga burambuye abantu bose bakabimenya. Buri munyarwanda wese akamenya uburenganzira bwe aho bushoboka hose, noneho yamara kubimenya akabuharanira. None natwe tugasigara tureba uburyo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ariko na ba nyirabwo babuzi. Icyambere ni ukwigisha abantu bakamenya koko uburenganzira bwabo, ntibabugure, kuko haruguru uburenganzira bwe kandi abwemerewe. Icyo nicyo cyambere, no kwigisha, kandi kwigisha no guhozaho, ndetse abantu bakamanuka mu nzego zose, zaba ari za leta, zaba ari imiryango itegamiye kuri leta, societe civile, bakaganira n'abaturage mu byiciro byose bitandukanye. Kandi byagarutswe mu nama nyunguranabitekerezo ngaruka mwaka yahuje ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu n'imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu, nyuma yo gushyira ihuriro rihuza izi nzego zombi mu mwaka 2006. Kugeza ubu rikaba harigizwe n'imiryango 42 ihuje umugambi wo guharanira uburenganzira bwa muntu.